bakristo bavandimwe, uyu ni umunsi mukuru ukomeye mu kiliziya no mu mateka y'ukurokorwa kwa muntu. Nyuma y'iminsi 50 Yezu azutse, n'uyu munsi wa Pentekosti Yezu asozaho ubutumwa bwe hano ku isi, aduha Roho Mutagatifu ukomeza ubutumwa bwe bwo gukiza abantu, kwigisha, gutagatifuza no kuyobora umuryango w'Imana. Ni umunsi mukuru wa Roho Mutagatifu, umupersona wa gatatu mu butatu butagatifu: Data, Mwana na Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu, Roho wa Kristu asangiye n'Imana Data, ni kamere y'Imana. Kamere y'Imana ni urukundo. Imana ni urukundo. Kamere Imana Data asangiye na Mwana ni urukundo, ari we Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu ni urukundo Imana Data akunda Mwana, ni urukundo Mwana akunda Imana Data. Roho Mutagatifu rero niwe rukundo rugize ubumwe bw'ubutatu butagatifu. Niwe uhuza ubutatu butagatifu mu bumwe bw'urukundo. Intumwa zari zarasize byose zikurikira Yezu, zimubonamo umukiro wa muntu. Abambwe ku musaraba agapfa, barihebye basanga ntaho bari. Muribuka abigishwa b'Emawusi bari baguye, bava mu murwa w'Imana, bava mu kiliziya, bajya kwishakira ubuzima. Yezu arabaherekeza. Yezu wazutse arabagarura bamaze kumenya ko yazutse. Azutse rero barongeye bagarura icyizere, barishima. Ariko nibo bonyine Yezu yiyeretse. Ntabwo yiyeretse Pilato wamuciriye urwo gupfa, ntabwo yiyeretse abafarizayi, abigisha amategeko n'abakuru b'abasaserdoti bari baramushinje urwo gupfa. Yiyeretse intumwa ze, yiyeretse abamwemera. Bamaranye iminsi rero asubiye mu ijuru, bagize ubwoba n'ipfunwe, babona badashobora kujya gutangaza ko yazutse. Babita abatekamutwe n'abasazi. Babona ntaho bahera kuvuga ngo yarazutse nabo kubihamya. Babona ko babagirira nabi, kandi koko nta na gihamya bashoboraga kubaha, kuko nibo bonyine yiyeretse, nibo bonyine babimenye. Ariko Yezu arababwira ati, nzaboherereza umuvugizi n'umwigisha. Ntabwo nzabasiga mwenyine muri imfubyi, nzaboherereza Roho Mutagatifu. Ni byiza ko ngenda kugira ngo Roho Mutagatifu aze akomeze gusakara hose, kugera kuri bose na hose, kandi akomeze kubayobora. Nk'uko twumvise mu Ivanjiri agira ati, umuvugizi Roho Mutagatifu Data azohereza mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose kandi abibutse n'ibyo nababwiye byose. Nari mfite byinshi byo kubigisha, ariko nzaboherereza Roho Mutagatifu ngo akomeze ubutumwa, kubigisha no kubatagatifuza.
roho mutagatifu rero yohereje ukomoka kuri data na mwana, ari nawe uhuza data na mwana mu bumwe bw'urukundo. Roho mutagatifu, urukundo rwa data na mwana, niwe natwe adusangiza, atwinjiza mu bumwe bw'urukundo rw'ubutatu butagatifu, natwe akatugira abagenerwamurage, akadusangiza kuri ubwo buzima bw'urukundo ruhuza ubutatu butagatifu, akatwinjiza muri ubwo buzima bw'urukundo rw'ubutatu butagatifu n'ubumwe bubahuza. Ngo twumvise mu ivanjiri agira ati, umuntu nkunda azubaha ijambo ryanjye, data azamukunda maze tuzaze iwe tubane nawe. Ku bwa Roho mutagatifu duhuza n'Imana data na mwana mu rukundo adukunda, kandi mu rukundo natwe twikiriza, twakira tumukunda, bitwinjiza muri ubwo buzima bwunze ubumwe hagati yacu, kandi no ubumwe mu butatu butagatifu. Kuri Pentekosti rero nibwo Roho mutagatifu yaje mu kimeze nk'indimi z'umuriro, umanukira ku nzu intumwa zari zirimo i Yerusalemu. Abantu i Yerusalemu barahurura batabaye bati, inzira ahiye ihiriyemo abantu. Ubwo bose buzuramo Roho mutagatifu, barasohoka batangira kuvuga mu zindi ndimi uko Roho mutagatifu abahaye kuzivuga. Bavandimwe, Pentekosti wari umunsi mukuru ukomeye no mu Bayahudi. Nyagasani Imana yahisemo uyu munsi ufite icyo uvuze gikomeye, uhereye mu byanditswe bitagatifu, kiragano cya kera cyuzuzwa mu kiragano gishya. Wari umunsi umwe mu minsi ikomeye ya Israeli. Ariyo mpamvu Abayahudi uko bari baratatanye Israeli imaze gusenywa, bagakwira amahanga, abahavukiye bavuga indimi zaho bazaga muri umwe muri iyi minsi na Pentekosti irimo, bakaza kwizihiza uyu munsi batura igitambo, basingiza Imana ku butaka kavukire n'umuryango wa Israeli, umuryango w'Imana. Bazaga rero baravukiye muri aya mahanga, bavuga indimi zaho, batazi Igiheburayi, ku buryo bundi mu mihango isanzwe byasabaga kubasemurira. Pentekosti rero hari ibintu bitatu bikomeye byuzuzanya byanditswe bitagatifu, musa n'abahanuzi. Tubona uko ikiragano gishya cyuzuza ikiragano cya kera. Mbere na mbere kuri Pentekosti Abayahudi bizihizaga Pentekosti yabo, bakaba kuri Pentekosti barizihizaga igihe Imana ibaha amategeko yayo binyuze kuri Musa ku musozi wa Sinayi. Kimwe mu byarangaga umusozi wa Sinayi, Imana ihura n'umuryango wayo, ni umuriro wagurumanaga. Inkuba, imirabyo, imitigito, umuriro ugurumana bituma abantu barakangaranye, bagahungira kure, bavuga bati ntawahura n'Imana ngo abeho. Na hano rero Yerusalemu, Roho mutagatifu amanukira ku ntumwa, ikimenyetso cyari
umuriro wamanukiye ku ntumwa ndetse bigatera ubwoba abantu bagatabara babona igitangaza gikomeye. Noneho kandi Roho Mutagatifu niwe tegeko rishya rinoza cyangwa riduhishurira byuzuye amategeko y'Imana. Roho Mutagatifu ni roho w'urukundo. Amategeko y'Imana rero ashingiye ku rukundo. Amategeko ahamya urukundo kuko itegeko rikuru riyahatse yose ashingiyeho ni itegeko ry'urukundo, ari nawe Roho Mutagatifu. Umuhanuzi Yoweri yari yabihanuye ko Nyagasani azohereza roho we agasakara mu bantu bagahanura. Yoweri umutwe wa 3 umurongo wa 1 byari byujujwe kuri Pentekosti, Roho Mutagatifu amanukira ku ntumwa. Ikindi gikomeye nuko nyuma y'umunara wa Babeli abantu bashatse guhinyuza Imana. Murabizi mu mateka, mu byanditswe bitagatifu, abantu bageze igihe bigomeka ku Mana barayihinyuza. Ni ibintu tubona si ibya kera gusa, ni n'iby'ubu, aho abantu bagera bakumva ari abahanga, ari abantu b'ibihangange bakomeye, bavuga bati se iyo Mana ntayo dukeneye, ntabwo dukeneye Imana, nta mwanya ifite, turihagije, tuzi ubwenge, turakomeye, twubatse ibintu n'ibindi kuri iyi si yacu, Imana ntacyo tuyikeneyeho. Iyo mvugo iriho, ubwo buyobe n'ubugomeramana biriho, ariko ni nabyo rero byabaye kuri munana wa Babeli. Abantu iyo bitandukanyije n'Imana ntabwo bashobora kumvikana. Niko byagenze, umunara waje kubananira barawusenya ko batumvikanaga. Iyo abantu bitandukanyije n'Imana, ikimenyetso kigaragara cy'uko abantu bari kure y'Imana ni gucikamo ibice, ni amacakubiri, kuko Imana ni umubyeyi udukunda, uduhuza. Bigaragarira rero kuri uyu munara wa Babeli, aho abantu bacitsemo ibice, batakivuga rumwe, barananiranwa, intego bashaka kugeraho yo kwereka Imana ko ari abagabo bayihinyuze, iburiramo kuko ntacyo umuntu yakwigezaho atayobowe n'Imana. No muri iyi si uko abantu barushaho kwitandukanya n'Imana, ni nako hagati yabo bagaruka bagasenya intambara ziriho, baragaruka bagasenya n'ibyo bari bamaze kubaka, umutungo bashobora kubagirira akamaro bakawusesagura mu ntambara, aho abantu benshi bagwa b'ingirakamaro n'ibintu byinshi bikangirika. Ni wa munara wa Babeli. Kuri Pentekosti rero Nyagasani yatugaragarije ingabire y'ubumwe Roho Mutagatifu atanga. Ingabire y'ubumwe mu budasa bwabo, ubusanzwe abantu batavugaga rumwe bigoye kumvikana. Roho Mutagatifu ni ingabire y'urukundo rutuma abantu bavuga rumwe kandi badasa, hari ibyo badahuje, aho kugira ngo ibyo badahuje bibe impamvu yo kutumvikana no gucikamo ibice, ahubwo bikaba impamvu yo kuzuzanya, bakuzuzanya
bikababera imbaraga, bikababera ubwiza n'ubukungu. Bikira Mariya ikiwe yaravuze ngo nimwuhire indabyo zanjye. Ubwiza bw'indabyo nuko ziba zifite amabara atandukanye. Amabara atandukanye y'indabyo aziha ubwiza aho kugira ngo azigire mbi. Korali iririmba harimo amajwi ane, soprano, tenoro, bass na alto. Mikoro wa alto agiye kuri mikoro byabiha, abandi akababurizamo, cyangwa bahusanyije ntibagendere rimwe indirimbo yabiha. Ariko guhuza baririmba buri umwe ijwi rye bibyara indirimbo nziza inejeje. Roho Mutagatifu rero afite iyo ngabire yo guhuza ubudasa bwacu, bikabyara imbaraga, ubwiza n'ubukungu. Kuri Pentecost tubona ukuvuka kwa Kiliziya ku bwa Roho Mutagatifu. Intumwa zari zihishe zifite ubwoba, wibaza ugira uti ibya Kiliziya birarangiye, wa mushinga wa mugambi w'Imana wazanye Yezu Kristo ku isi bizarangira bite? N'aba bantu bakagombye kumubera abahamya ko yazutse yadutsindiye urupfu, bihishe bafite ipfunwe, babona ntaho bahera. Barasengaga bari kumwe na Bikira Mariya bakomeza. Roho Mutagatifu abamanukiyeho bahabwa ingabire ze. Bahawe ingabire y'ubutwari. Babantu bari bafite ubwoba. Petero wari warihakanye Yezu, umujabajira atari ko mbona naba nakubonye mu bantu buriya mwigisha, ko mbona usa nabo. Dayiri n'imvugo yawe ni y'Abanyagalileya. Ubu ngubu niwe uhagaze yemye yigisha ikoraniro i Yerusalemu nta bwoba afite. Ingabire y'ubutwari, barasohoka bigisha bashize amanga, bemye imbere y'ikoraniro, bavuga bati Yezu, ndetse babwira Abayahudi bati Yezu mwishe, mwarahemutse bikomeye, niwe mukiza Mesiya. Yezu mwishe yazutse, Imana yaramuzuye. Guhagarara imbere y'ikoraniro ry'i Yerusalemu ryari ryaciriye Yezu rwo gupfa, byasabaga ubwo butwari ubundi batari bafite. Ingabire ya Roho Mutagatifu y'ubutwari. Babonye ingabire y'ubuhanga. Bari abantu bundi b'abaturage b'abarobyi b'i Galileya. Galileya ni mu misozi. Igihe Natanayeli bamubwiye bati twabonye umukiza, ni Yezu w'i Nazareti, yaravuze ati i Nazareti muri kiriya cyaro hari umuntu ugaragara wavayo. Ni ishusho y'ukuntu izi ntumwa Yezu yatoye mu Galileya, abaturage b'abarobyi batize badafite amashuri, ariko abantu bose batangazwa n'ukuntu bahagarara imbere y'imbaga y'abahanga, abafilozofi baturutse imihanda yose ku isi, abantu b'intiti b'abanyabwenge babahagarara imbere barigisha bemye. Abanyabwenge bo ku isi baratangara bumva bigisha inyigisho zirimo ubuhanga kandi ntaho bize. Ingabire ya Roho Mutagatifu, ingabire y'ubuhanga, Imana ikoresha abanyantege nke kugira ngo igaragaze ububasha bwayo, kuko mu banyantege nke ubona ko atari bo
ahubwo ari roho mutagatifu bavugiramo. Bahawe ingabire y'ubumenyi, bavuga indimi z'amahanga kandi batarigeze barenga Galileya na Israel, ku buryo bavuye i Burayi, Roma, bavuga ikilatini babumvaga. Abavuye muri Afurika, mu Misiri na Libiya, abavuye mu Bwarabu no muri Aziya, bose batangazwa n'ukuntu babumva bigisha. Igitangazo gikomeye cya roho mutagatifu. Bavandimwe rero, Kiliziya guhera ubwo iyoborwa na roho mutagatifu kugeza n'ubu ngubu. Roho mutagatifu ni we utuyobora twese, nta cyiza na kimwe dushobora kwigezaho tutabikesha roho mutagatifu. Nta n'isengesho na rimwe dushobora kuva mu mutima wawe Paulo mutagatifu ntushobora no kuvuga ko Yezu ari nyagasani atari roho mutagatifu bikubwirije. Nimureke rero roho mutagatifu atwiyoborere, tumworohere, atuyobore ku mukiro w'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe.